Ahmedi numuvuga butumwa akaba n'umujyanama muri itsinda na Shehe Rugenza Isa Jalmula nawe n'umujyanama. Uyu musaza rero nawe ufite mikro yitwandira Zobe ya Miss umutima, nawe n'umunyamabanga mw'itsinda ryacu. Ako ngako nashaka kuzuza. Reka muvandimwe Matabaro rero abasuhuze, hanyuma umwanya abavandimwe kugira ngo twibwirane timu y'uyu munsi, tubanze tumenyane mbere yuko tujya kuri tere insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanyuma rero reka umuvandimwe Shafi yenda akore presentation ku ruhande rwabo. Shafi waza ugafata mikro kugira ngo abayisilamu n'abatari abayisilamu bari hano uyu munsi bamenye timu yanyu ukuntu ihagaze. Ndabasuje mwese muteraniye hano. Ukuri Imana nabane namwe. Bifurije kugira ngo mufashwe kandi mumenye ukuri, kandi tuzirikane aho turi ahariho, tuzirikane n'icyo tuje kuhakora. Aha turi hatandukanye no muri stade ngo turi gufana umupira. Ni byiza rero ko dutega amatwi tukumva, twitonze, tugashishoza, tugafata umwanzuro wo kugana ahari ukuri, tugatera umugongo ikinyoma. Hari abantu banshyigikiye ibyo ngibyo ngo bazamure Ganatrebe. Abadashaka ukuri ngo nababonye, ngo abagushaka ni bake. Ukuri gukundwa n'abantu bake, ikinyoma kigakundwa n'abantu benshi. Umuntu wese ushaka kumenya ukuri uyu munsi arakumenya. Birashoboka ko twaguhishura mukaba abakristo mwese, siko bimeze? Biranashoboka ko wenda namwe mwaguhishura tukaba abasilamu. None se ko mudashaka kwemera ko kubahindura, mugashaka ari ngiye ngo umusilamu mwebwe mudashaka kuba abakristo? Buri wese niyifate, niwumva ijwi ry'Imana niwinangira umutima. Amazina yanjye nitwa Ndayisenga Shafi. Ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi umugabo, mfite umudamu n'abana babiri. Nuko rero mubibona timu yacu turi babiri. Ndi kumwe na Akram Shimwe, reka muhe ikaze nawe aze abasuhuze. Ndumva ari wo mwanya bari bamaye. More Imana bane nawe. Reka tubashimire abavandimwe, dusaba iyi mbaga iri hano. Ubundi ntabwo turi ku kibuga cy'umupira dutsindana ibitego Rayon Sport, Kiyovu, APR, oya, turi ku ijambo ry'Imana kugira ngo dushake ubugingo buhoraho. Rero reka njyewe MC wa mbere reka mbashimire, nsigire umwanya umuvandimwe MC mugenzi wanjye kugira ngo akomeze gahunda anazisoze. Mbasaba imbabazi, yenda aho ushobora kuba anyereye nk'umuntu, umbabarire, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ashira imigisha mu byanyu, ashira imigisha mu ngo zanyu n'abagabo banyu n'abana banyu, kandi Allah ashira imigisha muri iki cyicaro cyacu. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafadhal ya Sheikh Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shimwe n'ikuzo bikwiriye Uwiteka Allah. Amahoro ye asakare ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we hamwe n'abiwe n'abasangirangendo be n'abandi bose bazamukurikiza kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Uwiteka Imana ishobora byose ko natwe twamuri abo ngabo. Ubu ni saa 10:07, saa 10:07. Ndagira ngo ngire icyo nisabira iyi mbagira aha ngaha. Turagira ngo tuze kuganira mu mutuzo birenze uko ejo twaganiriye. Ku ruhande rw'abakristo bavuze ko turi muri gufana,
turababaza duti gufana n'icyaha, ese birabujijwe? ngo ntabwo babishaka rero. Rero bavandimwe, mbere ko mpa ikaze ku ruhande rwabo, nagira ngo bitatu. Icya mbere, kwirinda imvugo zose ziganisha gusebanya. Umuntu uri busebanye ndahaguruka mwambure mikoro, ndagira ngo ikintu ntibateguza hakiri kare. Icya kabiri, kujya hanze ya topic, kujya hanze insanganyamatsiko twiyemeje. Uri bujye hanze insanganyamatsiko ndahaguruka mwambure mikoro. Icya gatatu, umuntu wese agomba kuvuga ikintu agakurikizaho umurongo, zaba muri Qur'ani cyangwa se muri Bibiliya. Uvuga nta gihamya ndahaguruka mubwira nti aho ngaho rwose wibatanga icyanditswe. Insanganyamatsiko ya none, ku munsi w'ejo twaganiriye kuri Yesu. Yesu ninde? Yesu ni iki? Mwese mwarakurikiye ikiganiro cyagenze neza. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti inzira y'ukuri iganisha abantu ku Mana ni iyihe? Mu yindi mvugo, idini yemewe, idini y'ukuri yemewe ku Mana ni iyihe? Niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ntatinze bavandimwe rero, ku ruhande rw'abakristo umwahisemo nazi hano iminota 20. Ikaze. Mwami Yesu, reka ari wowe wivuga uyu munsi, haba ari njyewe. Mwami, sindi intyoza mu magambo, ndabyemera, ariko ni wowe wenyine ubasha kumpa imbaraga zo guhagarara hano nkaguhamya. Wowe namenye, wahinduye ubuzima bwanjye, wankuye mu mwijima w'icuraburindi. Reka uyu munsi wigaragaze. Mwese mbifurije amahoro y'Imana abane namwe. Iyo ngiye kuvuga Yesu munyihanganire, ntago mbona aho mpera. Yesu ni mugari. Yesu iyo ngiye kumuvuga ndareba nkavuga ati Mana, mvuga ibitangaza byawe, mvuga uko wavutse, mvuga uko wabayeho, mvuge se uko wahoze. Ntago mbona aho mpera. Yesu ni mugari. Uno munsi turi kuvuga kuri topic ndihangana sintezuke cyangwa se mbe out of topic. Ariko uyu munsi turi kuvuga ati se nihe nzira y'ukuri. Ariko reka mbanze mbabwire n'ubundi ni topic. Yesu njyewe ambwira mumenya, ntabwo yigeze ambwira ati njye ndi Imana ya kabiri mu Mana butatu bwera. Abigeze ijambo yambwiye ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atanyuze atari njye umujyana. Kugeza uyu munsi ndibaza nkavuga ati kubera icyo ari cyo ngicyo cyonyine yambwiye, na n'uyu munsi sindabona igisubizo. Ariko reka mbabwire suggestion zanjye. Aho ngaho harimo inzira. Ese nta nzira nari ndimo? Yego koko inzira ni nyinshi, ariko kubera iki ariyo nzira ultimate? Inzira ni nyinshi, hari ababuddhiste, nihilism n'abandi bose, ariko arivuga niwe nzira akaba n'ukuri. Ese Yesu urambwira ko uri ukuri? Nta kuri ngira, nta kuri narinzi. Yego koko nta kuri buzi, kubera ko ninjye kuri, niwe buzima. Ese Yesu ntari umupfu? Icyo kibazo ndakibaza n'uyu munsi sindamenya, ariko iyo nsomye ibyanditswe binyemeza yuko ntari umupfu. N'abandi mwese se muri hano, ni iki kibahamagariye kuza hano? Ninde wabararitse? Ninde wabararitse mwaje kumva ibyandi? Mwaje kumva iby'uwo Yesu Kristo. Reka mbabwize ukuri, ntabwo ari njye bino bintu wakabyikoresheje. Ntabwo ari njye. Iyo mbarebye hano mwese muri abo mama banjye hano, reka mbabwire ndi umuntu ukomeye, sinshobora kugira amarangamutima. Ariko hano harimo ababyeyi banjye, harimo abo nakuze bankubita n'udushyi bavuga ati wa mwana we watinze no gutaha. Urikumva?
mwese nsoma nabi Qur'ani nkaba narya ikiboko ariko reka mbabwire Yesu ntabwo yigeze ambwira ati ndi Imana nkurikira, ambwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Ibyo ngibyo gusa byonyine nibyo byambesheje kuba byanyemeza yuko Yesu ari ukuri. Ariko uyu nguyu Yesu iyo nza kuba naba mfite amagambo namubwira ngo mumufate mu mukabakabe mu mukoreho, nakagombye kuba nabikora, ariko nta bushobozi mfite. Uyu munsi niyo mpamvu ndibuvuga ibyanditswe kandi ndagerageza. Ariko uyu Yesu ntago mu mukabakaba, ntago mumubona, ntago mumukora. Ariko ndi umuntu w'umugabo ukomeye, ntago ngiye nshobora no kurira imbere y'abantu. Nababwiye ati iyo nza kuba mfite amagambo nababwiriye Yesu uyu muvuga Al-Masih, nayakababwiye kugira ngo mwakire mu mwumva, ariko niwe yambereye byiringiro. Uyu munsi ndagira ngo nkureho urujijo, ese niki kintu cyatumye ngiye mbo Kristo? Ntabibabwiye ati njyewe ntago ari ibintu nicaye mpange mu mutima wanjye, kandi n'umutima wanjye urabimpamiriza n'Imana yantangira ubuhamya. Ngewe uko mwicaye hano muvuga ati ko Rasul yari icyitegerezo gikomeye cyane. I have a great example. Ushobora kudusomera Surat Al-Ahzab, ni sura ya 33 umurongo wa 21. Isura ya 33 umurongo wa 21. Murongo wa 21 haravuze ngo rwose mufite urugero rwiza mukomora ku ntumwa ya Allah Muhammad. Ibyo ni ukuri wa wundi wizera Allah n'umunsi w'imeruka kandi agasingiza Allah kenshi. Kurikiraga namwe kandi na sunna ze nkazikurikira kubera ko niwe rugero ruzima nafatiragaho. In fact mwebwe muri imani yanyu tuzi ko nta imani metre ibaho, ntago wafata imani ya Al-Hajj Sege na imani ya Tayyib uzishyire ku kigereranyo uvuga ati uyafite imani nini uyafite indi imeze gutya. Ariko nje ndababwiza ukuri, nje n'umutima wanjye urampamiriza yuko njewe nari mpagaze neza muri sunna. Wenda imani yanjye ntago yari ikomeye cyane ku buryo mwese murabizi hari abantu hano mwe mutegetswe gusarira ibipindi 5 ku gihe, ariko mwese se niko mwabishoboye, niko mubishobora buri gihe. Ubihamye yuko kuva yavuka buri mu Islam kugeza n'ubu yasengeye ibipindi ku gihe nkuko Rasul bimusaba, namani ku rutoki ategereje, namani ku rutoki. Okay, that's what I thought. Ariko ngiye no muri imani yanjye ntoya ko nagenze, niba munshinja ko mfite imani ntoya yuko nanyweye urumogi nararunyweye. In fact hano mufite abashekhe bakomeye rwose muri ku murongo, abana banyu ntago ngiye kubacirira urubanza, ntago ngiye kuvuga ati ngo ntunge urutoki runaka na runaka, ntago muzi ko twabisangiye. Ariko se mwambaza ati se barabiretse simbizi, ariko ngiye ndahamya Yesu Kristo wambatuye mu izina rya Yesu Kristo. Uwo Yesu niwe wamaye umwuza, niwe wamaye umunezero. Nari mfuye ndushye ndemerewe, iyo nza kuba mbigumamo ntago nari kuba meze. Kabila ari he? Kabila nakuze kuva nkiri umwana mfite imyaka 3 nkurira muri uyu mujyi, mubona na n'ubu ntago ubuzima bwe burahinduka. Ninduta iyo wenda nari kumera nka Kabila, kandi Kabila twirwa tumubona hano, ejo nari masahura amafaranga hano. Ariko Imana ishimwe Yesu Kristo wambatuye mu izina rya Yesu Kristo, uwo niwe nza kuvuga hano. Iminota ingana. Ariko muri iyo sura wavuze nagira ngo usomere umurongo wa 36. Njembereke ko na sunna nayemeraga neza. Umurongo wa 36 waravuze ngo ntabwo bikwiye kumwemeramana cyangwa umwemeramana kazi ko igihe Allah n'intumwa ye baciye bagomba gukora, kandi uzigomeka kuri Allah n'intumwa ye rwose azaba ayobye ubuyobe bugaragara. Nanjye mu by'ukuri ntago nigeze nshidikanya Allah,
muravuga uti ibingibi byose mvuga mubona nkora kuri social media mbiterwa n'iki ntago nigeze mbisoma ngo mbashe kuba nabanje kubihakana mbere na mbere reka mbabwire ibyo ariko impamvu ndi kuva gutya ni topic turi kuvuga inzira y'ukuri nihe nje ntago ndi umunyedini nta dini ngira ahubwo nje ndi umukristo bisobanuke nje ndi umukristo inzira y'ukuri nihe ntago ni kugira ngo nje mvuge ati ngo mvuye mu Islam mbaye mu Kristo ntago nigeze mfata ngo sahih al-Bukhari 31 munyemeranye basomera cyangwa se mwana yisomera reka mahe context sibyo uburyo bwo gucunguza umwanya igihe ntago ndi buje kuvuga ntago iri mu Kinyarwanda ngo iri mu Cyongereza ntago naje kubemeza yuko mfite Icyongereza byibuze navuga ariko reka mbabwire context ntago nigeze mvuga ati ngo tandatu aryamana nafite imyaka 9 ntago ari ibyo byankuye mu Islam ariko ni ibyanditswe ukabona uko byambabaza kose cyangwa se nundi wose buravuga ati bikuriye iki n'umwana wawe ntago ibyo byagize umve muri Islam tanga gihamya na rimwe 33 niyo ujya kuri sunna.com niyo hadith zose ziri indi sahih al-Bukhari igaragaza uko Muhammad sallallahu alaihi wasallam mani Muhammad n'imigisha ndi muri mwebwe rwose nta kibazo ntago ntewe n'isoni ryo kuvuga ibyo bintu abone abandi ntibagire uwo bibera ikigusha niba ahano muri sahih al-Bukhari umurongo isura hadith ya gatatu iranyereka ukuntu Muhammad yakiriye iri yerekwa yakiriye malaikatu Jibril nta nubwo by the way ivuga yuko ni malaikatu Jibril ahubwo uwabimubwiye ninde singoma ngo magire umuntu munyereka umuntu wakiriye iyerekwa ari umwigishwa cyangwa se ari messenger cyangwa se ari prophet wakiriye iyerekwa nkuko Muhammad yakiriye no one ni malaikatu Jibril cyangwa se n'abandi bose iyo bazaga bakuzaniye ubutumwa barakubwira ati witinya kwera ikibazo ubonye ikintu gifite umuco witangaza mwinshi cyane cyangwa se gifite ukuntu giteye ariko nta wigeze akandamizwa kubite kubera ko bakuzaniye ubutumwa ntago ibyo nabyo bigeze binkura muri Islam ikindi ndababwira yuko surat at-Talaq soma sura ya 35 umurongo wa 3 sura ya 35 umurongo wa 4 umurongo wa 4 haravuze ngo na babandi batakijya imugongo cyangwa se bacuze mu bagore banyu batakijya imugongo nimuramuka mushidikanyije ku gihe cyabo cya Eda igihe cyabo bagomba gutegereza bakiri mu ngo zabo n'amezi 3 ni kimwe na babandi batari bajya imugongo subiramo aho ngaho ni kimwe na babandi ni kimwe na babandi batari bajya imugongo turabisobanura icyo bivuze yego ubwo ni mu mihango ni imihango ya tubisobanure neza nakuvuga nuza mu mazina yayo nabo igihe cyabo ni amezi 3 naho abatwite baba bataratandukanye baba baratandukanye n'abagabo cyangwa abagabo babo barapfuye igihe cyabo bagomba gutegereza bakiri mu ngo zabo kugeza babyaye kandi ugandukira Allah amworohereza ibye yego Qur'ani nta magambo ava mu kanwa k'Imana exactly so ahanga Allah aratanga ikibari cyuko n'umwana utari wagiye mugongo utari wajya mu mihango akwiriye kuba yashingirwa ibyo ntabwo nigeze mbimbere ikigusha ntabwo rero ibyo bintu byankuye muri Islam ese umwana utari wajya mu mihango nareba mushiki wanjye Salihad Udawidadi n'abandi bose umwana w'imyaka uri kubera yuko scientifically umwana ushobora kujya mu mihango byibuze the early age ushobora kubona iyo bintu imyaka 8 9 probably ariko muri kiriya gihe Rasul n'abandi bikwereka hari na hadith bwayivuga yuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashatse Aisha radhiyallahu anha aryamana nafite imyaka 9 kandi imyaka 9 baryamanye atari agikinisha ibikinisho umwana ukinisha ibikinisho ntago yari akababare ntago yari yakora mu byukuri nje niko mbyumva ariko niko mbyumva I can be wrong ikindi nanone muri hadith nanone hadith ya sahih al-Bukhari 393 ingini segment yitwereka yuko abantu bose baba murtad
bakwiye kwicwa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakora narration avuga amagambo yiwe yavuze ku giti cyiwe avuga yuko uwo muntu wese akwiye kwicwa. Yewe n'abandi baba atheist abadafite imyizerere bagomba kwicwa. Byose byamereye ikiguzi ariko ni amagambo y'intumwa yanyu. Ntago nigeze nyashidikanya kugira ngo ariyo ankura mu Islam. Ariko reka mabwire ibyo namenye mu Kristo. First of all, icyambere namenye yuko nahoraga nibaza ikibazo, ese kubera iki ntabasha gukiranukira Imana uko bikwiye? Aho nisanze kubera iki ibintu ko ndi umwana wa Sheikh ko nshaka kuba umuntu ufite imani ikomeye, kuki ngira imani ishidikanya, kuki bimera gutya, kuki ndi muri uru rumogi n'ibi bintu byose, right? Abantu bose turaremerewe n'ibyaha. Niyo mpamvu narebye nsoma n'ubuye Bibiliya mbona ko icyaha cya the origin of sin. So basomere mu ntangiriro ibice bitatu. Usome imirongo iri exact igaragaza yuko hano hari ikintu cya kugira mu mbere. Intangiriro ibice bitatu umurongo wa mbere kugera ku wa 4. Gira vuba. Haravuze ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uwiteka Imana yaremye ibaza uwo mugore iti, nukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajya ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Urakoze. Nyemerera hano ngiye kubahereza context kubera uburyo gucunguza uburyo mwanya. Hano tuko Imana nyuma yuko yatumye bano bantu yaremye ba mbere Adam na Eva. By the way, Quran nta nubwo muzi izina ryo mugore wa Adam. Hariremo nurinyereka I don't know. Ariko ikintu kiba nuko Satani yarasohoye mu ijuru, right? Aho ushobora kwibona muri sura ya 7:11 kugeza 18 niho mushaka kwibona. Ariko uyu nguyu Satani yazize ko mwebwe mufite different narrative cyangwa se amateka avuga cyatumye Satani yirukana. Ariko uyu Satani itagira mbabwire mu byahishuwe hari ibice 12 kugeza ku 9 mbona yuko n'umurongo wa 4 waho ho ngaho mbona yuko atamanutse wenyine ahubwo yamanukiye na kimwe cya gatatu cy'amajini cyangwa se cy'aba bantu bose bigumuye mu ijuru. Hanyuma nabona muri Islam mukavuga uti ngo suratu jini umurongo wa 1 n'uwa 2 shafi usome mu Kinyarwanda. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru min al-jinn faqala inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bihi wa la nushrika bi rabbina ahada. Shafi soma mu Kinyarwanda uwo murongo wa 1 n'uwa 2. Surati jini sura kangahe? 74 murongo wa 1 n'uwa 2. Shafi Nyarwanda. Surati jini murongo wa 1 n'uwa 2 nyarutse. Haravuze ngo yego vuga yawe Muhammad, yego uti nahishuriwe ko hari itsinda ry'amajini. Nahishuriwe ko hari itsinda ry'iki ry'amajini, yego ryateze amatwi, yego Quran isomwa, yego nuko riravuga riti, yego mu by'ukuri twumvise Quran itangaje iyobora iganisha ku kuri nuko turayemera, yego kandi ntituzigera tubangikanya Allah nyagasani wacu n'ikintu icyo ari cyo cyose. Mwemera cyo gufana, yego ayo ni amajini ari kuvuga, ariko sinzi niba mwamvisha context. Yes, ntabwo wabona mureke gufana mwumvirize. Reka dusubiremo amagambo amajini ari kuvuga. Akram, ntabwo muri kumva neza. I rebuke the demons in the name of Jesus Christ. I rebuke you. Izina icyo ndi kuvuga ntabwo muzi inkomoko y'abangabo. Aba nabatanywe na Satani avuye mu ijuru. Abo bantu baba beza gute? Mubita amajini meza gute? Ko ari abantu b'abadayimoni bigumuye ku Mana. Ko Imana yabashukunye hano mu ijuru. Bategereje gucirwa mu ijuru. Bategereje gutwiga mu izina rya Yesu Kristo. Bategereje umujinya w'uhara w'Uwiteka Imana. Ubita gute amajini abayisilamu meza? Nita amajini gute abayisilamu meza? Shitani wangu yigumuye ku Mana. That's how you know. Akram, hari ikintu numvishe mahanga. Yego. Numvishe ko amajini asangiye n'abasilamu Imana imwe. Iyo tauhid muri kuvuga yuko Imana ari imwe. Agute amajini yizera mu Mana. By the way, ni ukubera ko batazi Imana ya nyayo.
yego nyine ayo majini yayobotse Islam yumva Muhammad arimo arasoma recitation gute amajini ababigumiye ku mana b'abayisilamu gute mu bita abantu beza aba ni abadayimoni turabazibukira mu izina rya Yesu Kristo reka mbabwire ntabwo nakagize dore ikintu cy'ingenzi noneho muri Bibiliya yanjye harimo isezerano rya kera n'irishashya reka mbabwire iyo nsoma isezerano rya kera ye babawe baravuga uti genda ukureho buriya bwoko burimbura ubumare sibyo mubona namwe ariko Yesu araza ababwira muri Matayo ati yewe nibuze kuzuza I am the fulfillment of the Old Testament arabwira ko we ntagaje guhinyuza amategeko ahubwo aje kuyubahiriza basomere muri Matayo Shafi nyarutsa twagiye muri Matayo iminota ejo ko mwanyemereye iminota 2 Shafi nyarutsa Matayo bice bingahe Shafi ibice Matayo ibice 5 umurongo wa 17 yego Matayo ibice 5 umurongo wa 17 kugera ku 18 haravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho n'inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira hanyuma Shafi basomere reka mbabwire Luka ibice 22 umurongo 20 haravuze ngo umva gatoya ongera iminota 2 nakoze ongera iminota 2 nakoze Shafi Luka ibice 22 umurongo 20 haravuze ngo n'igikombe akigenza cyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya cyo mu maraso yanjye ava ku bwanyu izina rya Yesu Shafi gira vuba Abaroma ibice 10 umurongo wa 4 haravuze ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho uwari wa amategeko asohoraho kandi ni ugira ute uwizera wese gukiranuka kuko Kristo ari we amategeko yose asohoreraho kandi ni uhesha uwizera wese gukiranuka Yesu Abaheburayo 8:13 haravuze ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira Paul yandikira Abagalati ibice 3:24 kugera ku 25 haravuze ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera Kristo ariko kwizera kumaze kuza nitwaba tugitwarwa na wa mushorera reka noneho mbereke Qur'an mwebwe nta isezerano rya kera n'irishashya mufite ahubwo mureba mukavuga ati iryasohotse mbere iryasohotse isura yaje mbere n'iyasohotse nyuma ahubwo mwebwe ibya mbere byari byiza ibya nyuma biba bibi suratul tauba bara amategeko arimo kwica hariya muri suratul tauba isura ya nyuma Muhammad yakira akongera iminota 2 ube 3 mpereza mikro Islam takbir dushimira Imana b'Islam Imana ishimwe hari wayigiye ubupadiri nanzuro ukugana mu Islam niwe muntu wa mbere mu Rwanda uzi kwigisha inkomoko z'amadini z'imyaka 40 mu kazi kivuga butumwa uwo nta wundi yitwa Matabaro Suleiman Mataba tambuka uzugaragaze inzira y'ukuri ikwiriye gukurikizwa wowe nuramo kwivuye wenda kwambura mikro fata iyi mikro hasi iminota 20 Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baravuga ngo time is money, ngo igihe ni amafaranga, ariko kuri twebwe time is paradise. Igihe ni ijuru iyo ugikoresheje neza. Uyu muvandimwe yatangiye avuga ngo amubwira ko ari we nzira ukuri n'ubugingo.
Yesu yabonekeye uyu musore wacu. Ndagira ngo ninjire mu nyigisho gatoya mbere yuko mbabwira aho amadini yakomotse. Korani 6:93 gira vuba. Soma nk'imashini nka computer. Korani ku murongo aho 93 mwarimu wa 93. Yego aje kwikinga ku mana ngo ndinde shitani wavumwe n'abambari bayo. Yego haranditse ati haragira hati niduhuguza cyane kurusha uhimbira Allah ikinyoma. Niduhuguza cyane kurusha uhimbira Imana ikinyoma. Cyangwa wavuze ati narahishuriwe, jewe narahishuriwe, Imana yarambonekeye, kandi nta kintu cyari cyo cyose yahishuriwe, kandi nta kintu cyari cyo cyose yahishuriwe. Reka twihute kugira ngo iminota itaza kuducika. Jya mu gutegeka kwa 2:13 umurongo wa mbere. Gutegeka kwa 2:13 umurongo wa mbere haragira ati twinjiye muri Bibiliya. Icyo mbategeka abantu benshi mwarimu abantu baza bakababwira ngo twahishuriwe, Imana yatweretse. Umva icyo Bibiliya uvuga ubwayo. Icyo mbategeka cyose mujye mucitondera. Gutegeka kwa 2:13 niho ndi komeza kandi mucyumvire ntimukacyongereho ntimukakigabanyeho ntimukagire n'icyo mugabanya. muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umuntu akakubwira ngo nakuroteye, akakubwira ikimenyetso, akakubwira igitangaza cyangwa ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso kigasohora, cyangwa icyo gitangaza kigasohora. Icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana, tuve ku Mana imwe rukumbi, izo utigeze kumenya, izo twebwe Abisilamu tutigeze kumenya no gusenga, tuzikorere tuba abakozi ba Yesu, tuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa umuntu wabirose cyangwa uwo murosi, kuko Imana yanyu yasubiramo neza ijambo. Ntuzagire gute, ntuzayemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza. Imana yarakugerageje ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu. Komeza inyandiko, muyubahe mwitondera amategeko yayo, muyumvire muyikorere, muyifatanyeho akaramata ntimuyiveho. kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi, umve yavuze ngo hari imirongo ya Bibiliya ya Korani ivuga kwica, kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi cyangwa umuntu akubwiye ngo yarose, bazamwice, bazagira gute, takbir mwarimu komeza inyandiko. Yeremiya 29 ariho hepfo arahari. Ego komeza ntacyo. Kuki bazamwica? Yego kuki bazamwica? Kuko azabavuze ibyo kubagomeshereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. muzamurangize. Mwarimu yavuze ngo Yesu ni inzira, ukuri n'ubugingo. Korani 12 aya 108. Korani igice cya kuri Muhammad noneho. Tujye kuri Muhammad. Korani 12 surate Yusuf. Yego surate Yusuf 108. Vuga uti iyi niyo nzira yanjye. Wumva inzira Muhammad yahawe tugeza mu ijuru. Mpamagarira
kugana Allah kugana nde kugana Allah ntabwo kugana Yesu namagarira kugana Allah shingiye ku bumenyi buhamye njye n'abankurikiye ari bo bayisilamu ubutagatifu n'ubw'Imana kandi njye sindi mu babangikanya Imana mwarimu wanjye na Yesu iyo nzira yarayigaragaje Yohana 17:3 hanyuma mva muri Bibiliya ninjire mu mateka Yesu aravuga ati ubu nibwo bugingo buhoraho kumenya ko ari Imana y'ukuri yonyine bakamenya no hatubwa ni Yesu Kristo ako kantu gasubiremo neza bakamenya ari watumye ari Yesu Kristo. Amen. Jesus is the prophet of God. Yesu ni intumwa yande y'Imana ako niko gakiza. Reka ninjire mu mateka. Amateka rero umuvandimwe Purana yantangiriye avuga ku byerekeranye na Paulo, avuga ku byerekeranye n'ibintu by'ibigirwamana abantu basengaga kera. Ntabwo ndi bubisubiremo, ndavuga akantu gatoya cyane. Abagereki n'Abaromani nibo bazanye iri dini ry'Ubukristo, nibo baryigishije. Bari bafite ibigirwamana basenga birindwi kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wa karindwi. Icyambere bakitaga ukwezi. Ijambo lundi mu Gifaransa bivuga lune Dieu, ni Imana y'ukwezi. Mardi ni Marsi Dieu, ikigirwamana bitaga Marsi. Mercredi ni Mercure Dieu, ikigirwamana bitaga Mercure. Jeudi ni Jupiter Dieu, ikigirwamana bitaga Jupiter. Vendredi ni Venus Dieu, ikigirwamana bitaga Venus. Samedi ni Saturday, ikigirwamana bitaga Saturne. Dimanche ni Deus Manchus, Imana y'izuba. Noneho babiha iminsi y'icyumweru. Mwumve iri jambo muritega amatwi, hanyuma muze kumva n'icyo Qur'ani bivugamo. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Mwumvise amakahe kagambo kagaruka? Ni di. Iriya di ivuga Dieu. Lundi ni lune Dieu, Imana y'ukwezi. Noneho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azana isura 112 iherwa na de. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takbir. Allah. Reka ndangiriza hano rero. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndagira ngo mubereke muri Bibiliya no ku mibiri yanyu, mbereke Muhammad muri Bibiliya no ku mibiri yanyu mwebwe abakristo. Ndashaka abayisilamu, reka nyiriho, ndashaka abayisilamu batatu abo bavuga butumwa. Ngwino. Aha. Hagarara hano. Ndashaka n'abakristo batatu baba volontaire. Turaza kubereka hari agahembo babageneye. Baba volontaire batatu gusa, baba volontaire, kugira ngo twerekane ibitangaza biri ku mibiri yacu, biri muri Korowani, biri muri Bibiliya. Abakristo batatu baba volontaire. Tarabya hagarara ureba hano nawe, hagarara gutyo kwawe. Undi umwenda ni haza umwe, basi umwe gusa.
noneho turagira ngo muri aba banyacyubahiro harimo cyangwa b'abakristo umwe ibyo bimenyetso hagararaho umwe dufashe ngwino dufashe rwose nukureba aharahari okay ngwino wowe hagarara ha cyangwa wowe ugiye kubireba sibyo uza kuvugisha ukuri ndi umukristo uri umukristo ndi umwemeramana uri umwemeramana hari ubwo uri umuyisilamu ntabwo ndi umuyisilamu ariko nari abo bita abakristo ariko ubu nabaye umwemeramana utaza kubera ndaza gushaka undi ariko mu badamu b'abakristo ntawaza akadufasha koko ngwino dufashe oya ni ibisanzwe kabisa ni ibisanzwe ngwino dufashe aha reka tumureke noneho dufate uyu nguyu ngwino wowe uri umukristo cyane uri muri hedini ndi umukristo kandi nzahora ndiwe ndakwemeye cyane ureba bana bagabo cyahirya kabisa ujya uvugisha ukuri cyane ngo uvugisha ukuri ndaza kuguhemba uya numpembe Yesu yarampembe urakoze cyane hagarara hano cyangwa se reka uyu mudamu okay wowe guma aho ngaho kuko ari wowe utsumberayeho guma aho ngaho kabisa aba ni abakristo bagenzi bawe aba ni iki ni abayisilamu bavandimwe b'abayisilamu n'abatari abayisilamu Bibiliya na Korani igaragaza umusilamu wari we kandi mu buryo buri ku mubiri w'umuntu Korani 48:29 surati Muhammad Korani 48:29 yego marimo Muhammad ni intumwa ya Allah ni intumwa y'Imana abari kumwe nawe na Muhammad bamwemeye komeza kandi n'abanyamwe hagati yabo ubabona bubamye bakanubama mujye hasi bubamye nuko nguko bimeze bashakisha ingabire ziturutse kwa Allah batashakisha ingabire ziturutse ku Mana no kwishimirwa ikibaranga muhaguruke turebe ikimenyetso kibaranga nta yindi mikoro iharira ngo mumpere uno mugenzuzi ikiranga abantu bakurikiye Muhammad niko bimeze igira hino ikibaranga ni ikimenyetso cyo igira hino ikibaranga ni abantu bakurikiye Muhammad banza wumve ikibaranga ni ikimenyetso cyo kubama yego uruhanga rwabo kiri hehe ku ruhanga rwabo wakibonye cyangwa ntacyo wabonye cyaturutse mu gukurikira Muhammad sawa Muhammad wakibonye ariko nakibonye cya Muhammad kimeze gute kiri mu ruhanga rwabo nagasinye namwe ni mukarebe ngwino ukarebe nawe gira vuba wakabonye karebe wakabonye hano wakabonye no kuri uyu nguyu genda hariya wakabonye wowe wabibonye nabibonye komeza mwarimu reka tujye mu nyandiko noneho rero sasa ikiranga abantu ba Muhammad twabonye ko ari iki ni ikimenyetso kiri mu ruhanga rwabo ese Bibiliya we ikimenyetso kiri mu ruhanga rw'abemera aribo bayisilamu ni ikimenyetso kigaragaza abantu bazamera gute cyangwa bameze gute ibyahishuwe bya Yohana 9
gatatu. Ibyahishuwe bya Yohana 9:3. Ibyahishuwe bya Yohana 9:3. Mu mwotsi. Ariko mwari uvuze ngo muki? Mu mwotsi. Mu mwotsi havamo inzige. Buretse mwarimu mu mwotsi uwo mwotsi uza ahantu uvugwa. Korani 44:10 ugira vuba. Korani igice cya 40. Tubanza dusoma uwo mwotsi uzatera ku isi. Tegereza umunsi. Tegereza umunsi. Ikirere kizazana umwotsi. Hari umunsi ikirere kizuzura umwotsi. Ugaragara. Hanyuma mwarimu. Naam. Uwo mwotsi wavuzwe no muri Bibiliya. Komeza hahandi noneho. Ibyahishuwe 9:3. Ibyahishuwe bya Yohana 9:3. Mu mwotsi havamo inzige. Havamo inzige. Zijya mu isi. Zikwira mu isi. Zihabwa ubushobozi. Zihabwa ubushobozi bwo gukora ibyo sikoropiyo zo mu isi zibasha gukora. Byo gukora ibyo sikoropiyo zo mu isi zibasha gukora. Ariko zitegekwa itagira icyo zitwara ibyatsi byo mu isi. Ibyatsi ntimukoreho mwanzige mwe. Cyangwa ikintu cyose kibisi. Ikibisi ntimukoreho. Cyangwa igiti cyose ntimukoreho. Keretse abantu badafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo cyo kuba mu ruhanga rwabo. Nta kibazo mugende turabaha umwanya wo kubaza ntaribi. Ntacyo muraza mwarimu wanjye. Naam. Kuva mu kinyejana cya 7. Kuva mu kinyejana cya 7. Kinyejana cya 15. Imyaka 900. Uri kunyumva neza? Imyaka 900 yaraze ko usibye Gatolika byonyine. Noneho abayisilamu ba Constantinople mu mwaka w'1500. Uwo mujyi wari waritiriwe yinsomera aho ngaho muri icyo gitabo La Foi Catholique. Yisome mu Gifaransa ndabizi kukizi. Alors, ego banditse. Premier concile de Nicée. Premier concile œcuménique. Inama ya mbere nkuru ya kiliziya yabayeho. Ukwezi kwa gatandatu. Au 25 août. Kugeza kuri 25 z'ukwa munani. 325. Muri 325. Aho niho bemeje yuko Yesu mutagatifu ari Imana muri nama ya Niseya. Kuva icyo gihe rero habayeho kiliziya gatolika y'i Roma. Hanyuma mu kinyejana cya 7 haza idini ya Isilamu. Bimara imyaka 900 kugeza mu kinyejana cya 16. Rivugwa usibye byonyine. Uwumva yumve cyangwa se gukora ubushakashatsi. Ni ukuvuga kiliziya gatolika na Isilamu byari 900. Abaprotestani, abadive, abapantekote batarabaho. Baje kubaho gute rero? Igihumbi 453 Gatolika cyangwa se kiliziya ya Roma. Icyo gihe batangiza kubaka urusengero rwabo n'umupapa bita Julius wa mbere. Julius wa mbere atanga itegeko urusengero rwitiriwe mutagatifu Petero.
twari imyaka 100 kugira ngo barwuzuze n'amafaranga menshi. Niyo mpamvu bagiye gucuruza ibyo bita indulgensia. Yewe nabaye ya Gatolika cyane nize na teologiya yaho. Hanyuma rero uwitwa Martin Luther amaze kubibona, yari umupadiri muri Kiliziya Gatolika, aravuga ati je proteste contre l'église catholique, makanye Kiliziya Gatolika. Kuva icyo gihe bamwe ntibya mu gihugu cy'Ubufaransa, nawe aravuga ati nanjye makanye Kiliziya Gatolika 1534. Ntibyatinze umwami wo mu Bwongereza nawe aravuga ati natwe Abongereza tugomba kwigenga idini rya ijambo Angleterre. Umuntu akaza akakubwira ngo gende mu Bangirikani mu idini ry'Abongereza, atazi no kuvuga good morning. Kiliziya Gatolika ibibonye